z'ubugingo umwami Yesu nashimwe. Tubashimiye Imana muri iki gitondo ko Imana yabanye natwe kandi namwe yabanye namwe yabarinze aho muri hose. Imana ishimwe cyane. Tugarutse hano rero kongera kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga Imana. Mana data wa twese mwiza, mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana, turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe. Izina ryawe nirihimbazwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibeho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru witeka. Reka imbaraga zawe umwami zibane natwe twese, kandi nyakubahwa Imana, uyu munsi turagushimira kuko twinjijemo amahoro, tugihumeka umwuka w'abazima n'agakiza kawe kakiri muri twe, tutarihakanye ubwami bwawe. Izina ryawe nirihimbazwe Mana. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Reka nyakubahwa Imana twohereza imbaraga zawe, twohereza umwuka wera nk'umufasha mu izina rya Yesu, kandi ijambo ryawe urigeze kuri benshi rifite imbaraga, rifite ubutware n'ubushobozi, rigira icyo rihindura mu mitima, mu buzima no mu bugingo. Turagushimiye rero data, naho ibyo ushaka n'ibyo ushima aba aribyo bikoreka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 18. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga ubudasiba. Reka dusome Luka ibice 18 umurongo wa 7, ariko twatangira ku murongo wa 6. Aravuga ngo nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Mwami Yesu nashimwe cyane. Iri ni ijambo, ni umugani Yesu yaciriye abantu, harimo abigishwa be. Yesu yabwiye abantu, aribo twebwe, ari twebwe abigishwa be b'uyu munsi, aribo intumwa ze z'uyu munsi. Abacira umugani, urebye yari yitegereje asanga basenga ariko bakagera igihe bacika intege, hakaba n'urucantege ruza muri bo, gutegereza isezerano bikatinda. Hanyuma batangira kwibaza ku Mana, ariko Yesu arabitegereza nuko abacira uyu mugani. Arababwira ati, hariho umudugudu umwe, muri uwo mudugudu hari harimo umupfakazi, harimo n'umucamanza utarubahaga Imana, ntiyite no ku bantu. Uyu muntu nta rukundo yagiraga, ntabwo yitaga ku bantu, nta nubwo yubahaga Imana. Ubwo urumva ko yacaga imanza zibera, yagorekaga ukuri, ikindi yirengagizaga abantu. Ngo ariko uyu mupfakazi ngo agahora buri munsi ajyayo amusaba kumurenganura ku mwanzi we. Noneho ngo igihe kigeze, uyu mucamanza aribaza, aratekereza, nuko ngo aravuga ngo ariko nubwo ntubaha Imana, nkaba ntanita no ku bantu, nkwiriye kurenganura uyu mupfakazi kubera yuko anduhishe. Ndamurenganura ku mwanzi we kugira ngo adakomeza kundushya. Ubwo aramurenganura. Urumva ko ari umwanzuro yari afashe ku giti cye. Yaramaze kubona yuko uyu mupfakazi amuruhishe. Igitondo, saa sita, nimugoroba, yaba yicaye atuje, akumva umupfakazi arakomanze, bati hari umuntu ugushaka. Ninde? Ni wa mupfakazi. Kandi umupfakazi agahora amubwira ijambo rimwe, agahora amusaba ati, ndenganura ku mwanzi wanjye. Nuko uyu mucamanza utubaha Imana, ntanete no ku bantu, aramurenganura ngo kugira ngo
ngo arekeraho kuza kumurushya. Hanyuma Yesu aratubaza ati mbese ntimwumvise iby'uyu mucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu, ntimwumvise ibyo avuze? Aravuga ati ntimwumvise ko avuze ati nkwiriye kumurenganura kugira ngo ye gukomeza kundushya. Mu by'ukuri we yari umuntu yaramarije kurushywa cyane no kuba ahora yumva ijwi ry'uwo mupfakazi, ahora abona umupfakazi amuzindukira, abona ku manywa umupfakazi ahoraho atarambirwa. Ariko ku Mana yo ntabwo yirambirwa isengesho, ntabwo irambirwa abayitakira, ntabwo irambirwa abayisenga, ntabwo iturambirwa, cyane yuko inzira zose Imana iba yaraducishijemo zidusengesha, iba yarazishyiriyeho igihe cyazo, iba yarashyizeho n'iherezo. Ariko umuntu ubibona, umuntu uhora ubwira uti ndenganura, umuntu uhora ubwira uti nguriza, umuntu uhora ubwira uti ntabara, umuntu uhora ubwira ibibazo byawe, we bigera aho bikamurenga, ndetse rimwe na rimwe akibaza niba usenga Imana by'ukuri, akibaza niba koko Imana usenga iriho. Hakaba n'igihe Satani akoreye mu bantu, akoreye mu bikugerageza, akabivugiramo, akakubwira yuko ya masengesho yawe ya mu gitondo, aya nijoro, aya manywa, kwiyiriza ubusa, kugira ibyo wiyima, ntacyo byakumariye, yuko urushywa n'ubusa, yuko Imana yawe itumva, yuko ushobora kubusengana ibyaha, ariyo mpamvu Imana itinze kugutabara. Ariko Yesu arabaza ati mbese iby'uyu muntu utubaha Imana ntanite ku bantu ibyo avuze sibyo? None ubwo bimeze bityo, Imana yo ntizatabara intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese ntizazirengera, izazirangarana? Ahantu tuhibaze twese. Niba uyu ari umuntu yararambiwe guhora yumva ikibazo cy'uyu mupfakazi, guhora abona uyu mupfakazi amubwira ikintu kimwe, ntabara ndenganura, ntabara ndenganura, ntabara ndenganura. Ishobora byose nyir'ububasha yo ntabwo izaturenganura? Hari ukuntu twumva ayo majwi, nawe ubwawe ukavuga uti nibyo koko. Wabona n'abatabawe vuba, rimwe na rimwe ukavuga uti bariya bandusha gusenga, bandusha gukiranuka, bandusha rikata. Imana itabara mu gihe cyayo, cyane ko ikintu kikugerageza iteka ryose Imana iba yaremeye yuko uca muri iyo nzira, kandi iba yarayishyizeho igihe cyayo. Isaha y'Imana iyo igeze iraza ikakurenganura. Ntabwo Imana izatererana intore zayo, niko Yesu yabajije abo bantu. Ngo ubwo bibaye bityo, ngo Imana se ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Imana ishimwe cyane. Imana yacu cyangwa Imana ishobora byose itinda gutabara, ariko iyo itabaye itabara. Ntiwite kuri aya majwi akubwira iteka ryose ngo uruhira ubusa, usengera ubusa, uririmbira ubusa, uvugira ubusa ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwira ngo uyu mupfakazi yaratitirije. Mbese ntabwo yarambiwe, we yaratitirije. Komeza utitirize imbere y'Uwiteka. Imana yagushyize mu rugamba, Imana yagushyize mu rugendo rugoye, Imana yagushyize mu rugendo rutuma bakwibazaho, bibaza no ku Mana yawe, babazanya ngo mbese Imana yabo iri he? Bibiliya iratubwira ngo niwumva babaza ngo Imana yawe iri he, uzababwire ngo Imana yanjye iri mu ijuru. Haleluya. Imana iba iri mu ijuru, Imana iba yarashyizeho igihe cyayo, ntabwo iza vuba, ntabwo iza mu gihe kitashyizweho nayo, kubera yuko wayisenze.
ahubwo ibanza kureba niba utitirije, niba ukomeje. Umugabo Daniyeli, Meshake na Abednego, umwami yarababwiye ati ni koko, yarababaje ati ni koko basanze murimo gusenga? Daniyeli aravuga ati basanze rwose turimo gusenga Imana Data, Imana yo mu ijuru. Ababwira bati se wirengagije itegeko ry'umwami? Yashyizeho na kashe, yashyizeho n'ikimenyetso cye. Aravuga ati rwose iryo ni itegeko ry'umwami, ariko itegeko ry'umwami ntirikuraho itegeko ry'Imana ishobora byose. Aravuga ati none ubwo bimeze gutyo, wasenze Imana kandi uzi amategeko umwami yashyizeho yo gusenga igishushanyo cy'umwami, muragizwa na mana ki? Abagabo batatu barahagarara imbere y'umwami baravuga bati Imana yacu ibasha kudutabara, mwami ikadukiza amaboko yawe, ariko naho itadutabara ntibikuraho ko ari Imana ishobora byose, ntibikuraho kuba Imana ihoraho. Niyo Mana yonyine yo gusengwa, niyo Mana yo kwizerwa. Ngo nuko barabafata babashyira mu itanura ryaka ryenyegejwe karindwi. Ngo bakibafata bakirimo kubaboha, Yesu ababanziriza muri rya tanura. Naratangaye cyane. Umwami niwe bamaze kubajugunyamo, kuko Yesu yari yabanje muri wa muriro ashyiramo vandarateri, ashyiramo barafu ituma abantu umuriro utabafata. Umwami niwe wabajije abari aho ngaho, niwe wabonye neza ko mu muriro harimo undi muntu wa kane. Arabaza ngo mbese ngo twajugunyemo, ngo mu itanura twajugunyemo abagabo bangahe? Baravuga bati batatu. Aravuga ngo mbonyemo undi wa kane, ngo kandi uwo nguwo ishusho ye ngo irasa n'iy'umwana w'Imana. Imana niza izigaragaza. Batari bababoha, Imana ntiyagaragaraga. Batari benyegeza karindwi, Imana ntiyagaragaraga. Ariko babajugunye muri rya tanura, Imana irigaragaza. Imana rero ku munsi wayo, mu gihe cyayo, izarenganura intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Dukomeze dutitirize, dukomeze dusenge, dukomeze twubahe Imana ishobora byose, dukomeze tuyizere, dukomeze tuyiringire. Ijambo ry'Imana rivuganye natwe yuko Imana itazabura kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Arabaza ariko ngo mbese ngo mbese umwana, ngo ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mwinshi? Ko kuza k'umwami gusa n'ubutinze dusenga ukabona akenshi rimwe na rimwe nta mpinduka duhita tubona, ahubwo igihe cy'Imana kitari cyagera. Ese umwana w'umuntu ubwo azaza, Yesu Kristo ubwo azaza, azasanga kwizera kukiri mu isi? Azasanga ukimwizeye, igisubizo cyawe kizaza gisange ukimwizeye. Mbese ko isezerano ryawe rigiye gusohora kandi risohoye vuba, kuko umwami Imana ngo azakurengera vuba, azandengera vuba. Azasanga kwizera kukiri muri wowe, azasanga umutima wawe ugihagaze mu byizerwa, azasanga utaracitse intege, kuko ibiguca intege ni byinshi. Ibiguca intege mu matwi yawe, ibiguca intege mu byo ukora. Umaze igihe kinini usenga, umaze igihe kinini utitiriza. Abenshi baracogoye, abenshi bararambirwa, benshi bacika intege, barasenga ariko ntibabone ibyo basengeye vuba, kubera ko Imana buri kintu cyose yagishyiriyeho igihe cyacyo. Ndetse hakaza n'imyuka y'abakobanyi igukoba, ikubwira yuko uruhira ubusa ntacyo uzagira. Ariko Imana ivuganye natwe, ivuga ijambo rikomeye ngo mbese ubwo bibaye bityo, ngo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Imana rero idushoboze gusenga ubutitsa, Imana idushoboze guhora tuyititiriza. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo titiriza, ngo titiriza nturekere, ntucogore, ntuhweme. Titiriza, masengesho yawe si ay'ubusa ku mwami. Imana izakurengera ntabwo izagutererana, kuko nayo ubwayo yarivugiye, iravuga ngo njye ubwanjye nzagendana nawe nkuruhure. Niko yabwiye Mose, iramubwira ngo njye ubwanjye nzagendana nawe nkuruhure. Aho yabonaga ko uyu mugabo agiye gufata urugendo rurerure,
urazahuriramo n'ibikomeye n'urucantege, azahuriramo n'intambara zitandukanye, kandi yuko Imana itazamutabara itabagejeje i Kanani. Nuko rero iramubwira iti humura, ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'ibyo uvuze ibyo ndabikora, kandi njye ubwanjye nzagendana nawe nkuruhure. Nugeraho ucogoye Imana izakuruhura. Imana ishimwe cyane. Nugeraho unaniwe, Imana izakwambika imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ariko ibyo bizabaho nukomeza kwizera yuko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, kuko Bibiliya iratubwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana ishimwe cyane. No kubikora izabikora umunsi tutazi, izabikora umunsi utazi, izabikora yo ubwayo, izabikora kuko yavuganye nawe. Kandi uru rugendo urimo rw'ubutayu n'urw'umubabaro n'urw'ibibazo n'urw'ingorane n'urwo gusuzugurwa no gutukwa no kwangwa n'ibibazo bitandukanye n'ubukene n'uburwayi n'ibindi bitandukanye n'ubushomeri n'ibindi byose ubona bigenda byivanga mu buzima bwawe, bigenda bikubera inzitizi yo gukomeza urugendo, bigenda bigusengesha ukajya ugira ngo rimwe na rimwe Imana ntiyumva. Ariko Imana yacu irumva. Humura, Uwiteka avuganye nawe yuko nuyitakira ku manywa na nijoro izagutabara. Ahubwo haranira kuba uri mu ntore zayo, uharanire ko Kristo azaza agasanga kwizera kukiri mu isi, agasanga kwizera ukigufite mu mutima wawe, agasanga umwizeye kandi umwiringiye nk'Imana ishobora byose. Imana rero izakurengera. Titiriza, usenge ubudasiba. Imana ishimwe. Ahangaha Yesu yashaka kubwira abantu ngo basenge iteka. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ni ugusenga tudacitse intege, ni ugusenga nta kindi twishingikirijeho, ni ugusenga tudafite ibindi twiringiye, tudafite ibindi dutekereza bindi byo ku ruhande ko bizadutabara, ahubwo tugasenga twiringiye ko Umwami Imana azantabara. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntamwara, mu maso yanjye hakaba nk'urutare, mu maso yanjye hakaba nk'urutare. Ni ukuri ntabwo uzamwara, ntabwo uzakorwa n'isoni. Reka dukomeze dusenge Imana kandi dukomeze tuyizere, tunayiringire kandi tuyititirize ku manywa na nijoro. Yo ntirambiwe. N'uyu mucamanza utarubahaga Imana ntiyite no ku bantu, nawe yarenganuye umupfakazi avuga ngo kuko amuruhije ngo reka murenganure kugira ngo atazongera kumurushya. Imana nayo izaturenganura, Imana izadutabara, izatugirira neza. Reka dukomeze rero tuyizere. Imana ishobora byose izarushaho kudukorera ibikomeye. Imana rero ibampera umugisha mwinshi. Intego y'ijambo yari yo kuvuga ngo dusenge ubudasiba, dusenge iteka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Excuse me. Reka rero dusenge Imana kubwira ijambo. Imana ibarengere ku mwanzi wanyu. Umurezi wacu ninde? Umurezi wacu ni Satani. Satani niwe mwanzi wacu, niwe uturega ibibi, niwe udukoresha ibyaha, niwe uduca intege, niwe uzana amajwi y'urucantege, niwe utegura ingorane ngo zize zikwitambika imbere, bitume wihakana Umwami wawe, bitume ucika intege mu rugendo, urekeraho gusenga. Ariko uyu mwanzi Yesu yamushyiriyeho igihe cye. Imana izaturenganura ku mwanzi wacu uhora turega ku manywa na nijoro. Bibiliya iravuga ngo Satani ngo ahora yivuga mu isi ngo ashaka uwo yaconshomera ngo amumere bunguri. Ariko Uwiteka himbazwe kuko twebwe abe yabashyizeho ikimenyetso. Ntabwo Satani izadushobora, naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntabwo Satani izadushobora. Imana ishimwe cyane. Reka rero dukomeze twizere Imana kandi tuyiringire. Imana izaturenganura kuri uyu mwanzi wacu. Uyu mwanzi ashobora gukorera mu bantu, ashobora gukorera mu bana, ashobora gukorera mu bana, ashobora gukorera mu bavandimwe, ashobora gukorera mu bintu, ashobora gukorera
mu bintu bitandukanye ariko akakubuza amahoro. Ariko humura, Imana wizeye, Imana usenga ku manywa na nijoro izakurenganura. Ahubwo komeza usenge, komeza utitirize, nanjye nkomeze nsenge, nanjye nkomeze ntitirize, tuzabona umwami Imana. Hari igitondo kimwe tuzabona ubwiza bw'Imana, hari igitondo kimwe tuzabona gutabarwa guturutse ku Uwiteka, hari igitondo kimwe tuzabona Imana yivuga hejuru y'ibyatwivugaga hejuru. Imana ishimwe cyane. Abayuda barasenze, barasenga cyane, basenga iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 Imana irabarenganura, bituma umwami atanga itegeko avuga ngo Hamani nazengurutse Morodekayi. Azengurutse Morodekayi mu murwa w'Ishushani, avuga ngo dore umwami akunze kubaha, dore uko bajya bamugenza. Hari umunsi umwe tuzatambagizwa mu murwa w'Ishushani, abantu bakamenya ko twasengaga Imana kirya gihe, nubwo cyagiye hari amajwi atubwira yuko tutazagera i Kanani, ariko mu ijuru hari Imana izatwambutsa tukagera i Kanani. Mu ijuru hari Imana izadutabara ikaturenganura. Guma mu ntore zayo, guma mu gusenga no mu kwititiriza, guma no mu kuyizera, kugira ngo umwana w'umuntu naza azasange kwizera kukiri muri wowe, kukiri muri njyewe. Imana yacu ishimwe cyane. Rero dusenga Imana. Imana niyo mucamanza w'ukuri kandi niyo izadutabara. Turagushimiye mwami Imana yacu, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza ryumvikanye mu matwi yacu. Reka ukuboko kwisumba byose kubane natwe mu izina rya Yesu. Umucamanza umupfakazi yarasenze kandi akajya ahora aza ku mucamanza utubaha Imana, atanemera n'abantu, atita ku bantu, amusaba kumurenganura ku mwanzi we. Natwe rero turi imbere yawe Imana. Hari abantu basenze, barasenga ngo barenganure ku banzi babo. Abayuda barasenze baravuga ngo Uwiteka uturenganure ku banzi babo. Igitondo kimwe birahinduka. Rabine fo Ezra ibone greifo. Igitondo kimwe birahinduka. Haleluya, haleluya, haleluya. Igitondo kimwe birahinduka. Abayuda baratabarwa. N'uyu mupfakazi rero, kubera gutitiriza, kubera kudacika intege, kubera guhora azi imbere y'uyu mucamanza, byatumye umucamanza agira impuhwe n'imbabazi. Aravuga ati uyu muntu aranduhije kandi aranguye, reka musubize, reka murenganure ku mwanzi we. Natwe reka turenganure kuri uyu mwanzi uhora duconjomera, ashaka kurimbura ubuzima n'ubugingo, ashaka kugira ngo izina ry'Imana yacu risebe, riburizwemo. Ariko uri Imana, icyubahiro cyawe ntuzagihunda Imana, uzigaragaza. Dushoboze rero twambika imbaraga, tubashe gusenga kandi dusengere mu kuri no mu mwuka. Ibiduhiga n'ibitwanduza ni byinshi, ibituma dukora ibyaha ni byinshi, ibituma ducika intege, urucantege ni byinshi, ariko Uwiteka uhimbazwe kuko tutajya dutanga kuba umuhigo w'amenyo yabyo. Urakoze mwami, wowe uhagarara mu itangira ugahagarara no mu iherezo. Imana ishimwe cyane. Turagushimiye ko iherezo ryacu rizaba ryiza kandi tuzabona ubwiza bwawe Kristo Yesu. Uduhe kukwizera iteka kugira ngo nuza uzasange kwizera kukiri muri twebwe. Ni mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana dusenze twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha. Turabasaba gukora subscribe, comment na like, Imana na share. Imana ibamere umugisha. Ndabakunda cyane aho muri hose, mugubwe neza. Amaboko y'Uwiteka bashyigikire mu izina rya Yesu.